ni nyuma y'uko umuhanzi ngo ni BEN asusurukije abantu muri BK Arena mu gitaramo cyo gusoza Giant of Africa Vs Festival. Bodyguard we bita ngo ni YANTARE FAYZO ubwo yagwaga kuri stage. Uyu ngo ni YANTARE FAYZO, amazina ye nyakuri bamwita Faiko, na ugaya gake uzwi nka Fayzo cyangwa se YANTARE, benshi bazi nk'umurinzi wa BEN, yavuye muri BK Arena aho yari yaherekeje umuhanzi BEN ajyanwa mu bitaro nyuma yo gufatwa n'uburwayi butunguranye. Amakuru dukesha igihe nuko nyuma yo gukora igitaramo muri BK Arena mu ijoro ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani 2025, BEN n'abagize itsinda rye bagiye kwiyakira. Icyakora YANTARE ananirwa kuva mu modoka kuko atari ameze neza. Nyuma yo kubona ko atameze neza, abo bari kumwe bamujyanye kwa muganga ahabwa ubuvuzi bw'ibanze aranataha. Icyakoze mu cyumweru ku itariki 3 z'uku kwezi, ubwo byari ku munsi w'ejo ku cyumweru, nyuma y'igitaramo yongeye kuremba, biba ngombwa ko bamujyana kwa muganga, ari naho yaraye muri iri joro ryo ku itariki 3 rishyika ku itariki 4. Mu kiganiro yagiranye n'igihe, uyu mugabo yagize ati nikubise hasi mvuye ku rubyiniriro, icyiza nuko naguye ahantu hatari abantu, ubundi nari kugwira abantu akagira ukomereka, ariko ubu ndi mu bitaro i Kanombe, bari kunkurikirana, ndizera ko nza kumera neza. Icyakora mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe zigiye zitandukanye ku bantu bamukurikira, Fayzo yasabye abamukurikira kumusengera kuko yumvaga atameze neza. Uyu musore umaze igihe kinini akorana bya hafi na BEN mu kumucungira umutekano mu gihe uyu muhanzi we aba agiye mu bitaramo cyangwa ahandi mu ruhame, yifashisha uyu mu bodyguard se cyangwa se uyu murinzi bita ngo ni Fayzo Pro. Ubutumwa rero yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe, arasaba mwese mumukurikira kuba mwamusengera.